Nshuti bakunzi mudahwema kudukurikirana, ndabasuhuje aho muri hose, Imana ikomeze ibarinde. Nk'uko mubibona ni icyamamare gikomeye hano mu Rwanda, ariko akunda kugira umutima woroshye, akunda abantu kandi akunda gukora ibintu bisekeje, bamwita Mitsutsu. Nk'uko mwagiye mumubona muri filime nyarwanda nyinshi zigiye zitandukanye, ubu afite amarira menshi n'agahinda yatewe n'uyu mukobwa bakundanye nyuma y'uko yari atandukanye n'undi, ari kuvuga ati mbonye uwamoza amarira nagize, mbonye uwandengera, mbonye uwangeza cyangwa se uwansubiza ibyishimo byose natakaje. Nk'uko mwabibonye Mitsutsu ntibyaje kumugendera neza ubwo yari amajije gutandukana n'uyu mukobwa bakundanaga. Yabashije kuba yarwara aja mu bitaro, ubwo yari yarwaye akadege, bamuhata imiti myinshi, bamwitaho, baramwondora, ariko ubu naho avuga ko atakimeze neza, dore ko anavuga ati narababajwe, natewe igikomere n'abakobwa, ubu rero sinzongera kwizera abakobwa habe na mba. Nk'uko agenda avuga ati uyu mukobwa namubonaga nk'umuntu ukomeye cyangwa se nk'umuntu twakundana tukagera kure, ariko sinari nzi ko yankorera ibi. Ubwo namutereraga ivi nari namwinginze ndi kuvuga ati uzambabarire, hazabe hari abafotozi bari gufata ibintu ngiye gukora mu buzima bwanje nzahora nibuka. Ariko uyu mukobwa ko adakunda ibintu byo kuba wamufotora cyangwa se ibintu by'imbuga nkoranyambaga, akavuga ati ibi bintu simbikunda, utazabikora. Ariko uyu yakomeje we kuba yavuga ati njyewe umbabarire, nimba nkugoye wihangane, ariko ngomba gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo mbyereke inshuti n'umuryango, bagende babibona ko nahisemo neza. Ariko nyuma yo kuvuga ayo magambo yose, nyuma yo kuba yaramukundaga bigakomera, nyuma yo kuba yaramukoreye ibintu byinshi bitandukanye, yagiye avuga ati njyewe nzamufasha buri kimwe cyose, uko byagenda kose sinzamutererana, nubwo haba ari mu bibazo by'amage, nzagerageza kumufasha, dore ko agenda avuga ati uyu niwe cyuzuzo canje. Ariko nk'uko mwabibonye yabashije kuba yamukorera ibintu bitari byiza habe na mba, yabashije kuba yamubabaza, atangira kumuhindurira ibitekerezo mu buryo butunguranye, nawe akagenda avuga ati uko byagenda kose abenshi bazi ngo ni puranka, ariko wapi, ati iyi ni inkuru ya nyayo, nabashije kuba namuterera ivi, dore ko twapangaga n'igihe twakandikira invitasiyo tukabyereka abantu, ndetse tukaja n'imbere y'Imana bakabibona ko ari we umufite. Ariko yabashije kuba yababazwa n'abantu bari kugenda bavuga ati izi ni puranka wahimbye, ariko we yigiriye imbere ya kamera aravuga ati uko byagenda kose Imana iranzi kandi izamfasha, kandi nizeye ko ishobora kumpa undi mukobwa uruta uwo twari turi kumwe. Atariko mutabifata nk'ibihuha, iyi ni inkuru ya nyayo, ntabwo ari amafaranga nk'uko yagiye avuga. Benshi bagiye bagendera mu bintu bya puranka bikabasha kuba byabagiraho ingaruka mbi, ariko bagenda avuga ati nta mafaranga ndi gukorera, wapi, ati iyi ni inkuru ya nyayo, ati abantu bari kuvuga ko ari puranka bikarushaho kumbabaza. Uyu rero Mitsutsu yakomeje kugenda avuga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, agenda avuga ati uko byagenda kose Imana izamfasha, atariko uyu mukobwa yambabarije umutima, uyu mukobwa yaneye igikomere ntazigera nyira habe na mba. Akomeza avuga ati abankurikirana mwese mukomeze mwihangane, dore ko twabahaye ibintu byinshi bishimishije, mukomeze munkurikirane, ati narabibonye ko munkunze,
ati ariko ubwo nari ndwaye bamwe banze kungeraho bavuga ati ni puranka ari gushaka amafaranga, ati uwabashije kungeraho wese ndamushimiye ubwitange yabashije kuba yanyereka, nzakomeza mbakunde. Rero nshuti bakomeje kubana muri iki kiganiro, mubuza ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye. Ciao ciao, Imana ibarinde.